Kama yeba yeba kabarera wa mu bulunzi bana
nguyu kasibone wayo yaruda turashaka gushima pasiteri bagenda kwebaza musumba n'ibintu byose twebwe ntacyo twabura ndashaka gusabira akadeji bagenda kusabira ikirabe kiva mu ggulu niho ubuzima bwose kyekibeeramu obulamu bwonna ntabwo twibagirwa ibyiza byawe tebeerabiranga birungi byo twe ntabwo twabona uburyo tugushima bye wabakolera byonna tebalina bwe bayinza okwebaza ariko reka nshime mu Imana akantu kamwe muri agisida nari mfite wumve ukuntu Imana ari nziza mu accident gye yafuna muwulire Katonda bw'ali navuye mu rugo nifatira imbago zanjye ndambika cyane mu rugo ye yava waka bulungi ewaka n'akwata ebikote ng'akoyo okubeera ewaka okwebaza kwagenda okwogerako nasanze Imana itandukanye n'ababyeyi yasanga Katonda nga yawukanye n'abazadde nari mfite inka mu Rwanda yali ayina ente e Rwanda muri agisida mweyo accident nkajya mvuga ngo nkabwira randiro dutihangane bwe yamaliza n'agamba kwishyura amafaranga ngenda twazagenda muri iki kimasa cyanjye nze mwishyura newe binatuuka wagenda tunda ekimasa ente yange nzije ariko mureke guhanga amaso abantu naye mulekera okutunulira abantu ndangije mpamagara mama kuko randiro yari amereye nabi bwe yamala nakubira mama we simulandirodi ng'akuli mubi mama gurisha icyo kimasa unyereze oseni randiro areka kubyirukana n'agamba mama abana mfite ntabwo tunde ente yange kubanga landirodi andi mubi nyina abaana bitandukanye n'ibyo natekereza mama we yamudamu ekigambo ekyawukana ne kye yalalowooza ikibazo twagize mwana wange omanye obuzibu bwe twagize ibibazo cya kimasa turakira twafuna obuzibu ng'era etubeeye ne tugitunda ariko twaguhaye n'ibyo naye twakuwamu ente enzadde nararize yakaaba kuko ariho nari mpanze amaso kubanga gye yali atunulidde ariko Imana ni nziza naye Katonda mulungi nafashe imbago nigira kuri Trinity yakwata emigote n'agenda emmanju ngeze kuri Trinity masanga abantu bavuye mu Bufaransa bwe yatuuka ku Trinity n'asangawo abantu abavudde ebweru bashaka ahantu ho kugura kororera y'ingurube nga baagalawo okulundira embizzi okulundira embizzi nga banonyewo ekifo kyakulundiramu embizzi haleluya amen mbatwarayo n'abatwala muri izo mbago mwegyo ebigo bageze mbaza ugiye kugurisha n'ugiye kugura muri ahangaha ariko bwe yatuuka n'abuuza baatu ne bwatwalidde mumpameka uriyo kumvika neza akabura turaba miliyoni 5 impamvu iri shimwe mbivuze mukama yeebazibwa ngeri gy'akyokudde Imana ibana mu bibazo byose yararangije n'ukuri baragura bwe bakanisa ne bagula uriya wagura agasigaramo ideni rya miliyoni 7 era yali agula n'asigazamu ebbanja lya miliyoni uriya waguze ono eyaguze uwari ugurishije afata miliyoni 2 yali amaze okutunda n'akwata miliyoni 2 arazimba n'azikuweereza fata miliyoni 1 nyihamuhire twari twagendanye n'akwata miliyoni 1 n'agiwa omusajja gwe bali batambudde bonna naza nishyura inzu n'ajja n'asasula ennyumba iyo niyo Mana itibagirwa muntu oyo ye Katonda ateerabira muntu yaratwishyuriye naye yabasasulira kuko abapasiteri batugaburiraga ntabwo batwishyuriraga inzu bamusumba Ubwo hari Imana basasula akanyumba irangije ikabishyura Katonda bwe yamala n'agisasula ni ukuri yakoze ibintu byinshi amazima yakola ebintu bingi imbeba zariye abana muri iyo nzu twari emmere ne zirira abaana enyumba gye baalimu murekeri iyo ngiyo ubwo twari muri iyo nzu bwe bakola ennyumba twananiwe kuyimuka balemereddwa okukamu ariko Imana irangije tuzanira amafaranga naye Mukama bwe yamala n'abaleetera irangigura n'amusengula adutwara mu nzu ya Kabowa n'abatwala eyo Kabowa ndangije bwe yamaliriza abantu barangagura igicuri abantu ne bamugamba abantu baravuga we abantu ne boogera iyi nzu tumuhaye amezi 3 wishyuye ne bagamba tuwone emyezi 3 ariko nari mfite kwizera naye yakiriza ariko ndareba Imana ariko Mana wowe n'alitunulira Katonda wishyuye amezi 3 umunsi umwe wowe watasudde emyezi 3 uzananirwa kunyishyura iminsi 30 ukwezi kumwe ojja kulema okusasula munaku ntabwo waba ari wowe oba tobeera Katonda kwizera ni ugusaba
ndabikiriza musaro okukiriza kokka ariko ndabije ndayibwira ku Mana weyamaliza n'omugamba Katonda iyo tuzayishimire sinzase enyumba eno gisasulire nga siswala umunsi umwe nari ngiye gusema naraje njyanira hamwe olunaku lumu yaratuuse okuswala najja wano mama Kimba aravuga ngo ararira amarira menshi wali omukazi bamayita mama Kimba munakaaba aravuga ngo pamahema humura irakwishurira mukama izakubakira ajja kuzikira abivuga nk'abakira ariko nabyogera ngasanga iryo jambo naye nawulira ekigambo ekyo Imana ibishyira mu bikorwa mukama iyo torero twayivuyemo tutagize ikibazo eyo nyumba bagizwamu nga kandi yidukuramo idutwara iwacu bagizwamu nga bagenda mu nyumba nicyo itandukanye n'iyo twakodesha ne babahane kale singako eyo gyebali genda ngiye kwa mama Kimba rero yagenda wa mama Kimba omulundi ubonye Sarwenda mfotora inzu ye bwe yagenda n'alaba sitingi rumu ye n'amala n'akubakufananyi bagusani bakekura n'amugamba nakonzikirenga nta kintu mfite irabikora rero tuvuze ku Imana yakoze bwacya bukira bwe banayogera Katonda byakola dushobora no kubacuruza reka twishimire ababyeyi Mana turagushimiye njye n'umuryango wanjye kandi warakoze bamwebaziza famire ye watubereye umubyeyi mwiza kubanga yababereye omusajja omulungi Imana idufashe mukama abayambe iguhe kado y'ijuru ekuwe ekirabo ky'eggulu famire yawe ikayifata neza kandi nabo bazabona ijuru famire ye agikwate bulungi nabo ate bafune kandi Imana eggulu natwe izaguha ijuru ate nabo mukama abawe eggulu kuko niho hazaba umunezero mwiza kubanga wewava essanyu eddungi itandukanye n'iryo twabonye muri iyi si essanyu erisika mu nsi nta mubabaro tuzaba dufiteyo mu ggulu terinaku gye tugenda tuzishima buke bw'ibi tujja kusanyuka buzire buke amina rero tujye gushima umumama bagenda kwebaza mono tuyishime ndashima Kristo yeba Kristo yatubereye byose Kristo yabafuukira buli kimu amena amaraso nayiwa omusaayi gwe muri ayo maraso havuyemo wowe mwogwo omusaayi mwava mamono inshuti nziza n'obabeera ow'omukwano mulungi n'obafuukira omuzadde ntabwo ari wowe mfite undi mugabo nakabaye nshima mwita Jamara ayina omusajja omulala gwe yalibadde yeebaza ariko Jamara ubwo yari amaze kugirwana naye Jamara bwe yali amaze kudda e Rwanda Imana yagiye irwana Katonda teyagenda e Rwanda nari mfite ikibazo cyari gikomeye yali alina ekizibu ekyali ky'amaanyi nari bugihagararemo na Jamara kuko ari we nshuti nari yali ajja kiyimira muno oyo Jamara kubanga ye mukwano gwe yali alina naye mukakane Imana irangije yakuzamura kuva mu Rwanda mukama n'amala n'atwamuza okuva e Rwanda ndashima Kristo yebaza Kristo ateza ikibazo agateza n'abasirikare bazarwana akuleetere olutalo ate n'akuba n'abasirikale bagenda lwanamu olwo olutalo ntabwo ari wowe wasundikayo mu ntambara tali kukusindikayo gwe mu lutalo ariko Imana ishimwe mu rugamba rwari rugeze mu mahina Katonda yebazibwa mwolwo olutalo lwali lutuuse mu nkomerero niwe yakuzamuye yayamusaku mama tuyishime mama tuyishime uraza uhagararana natwe n'oyimirira ne famire yo tuhagaze aha rero na mama Emma n'umuryango twese ayimiridde awo ne mukyala we twebwe nta kintu dufite twamufasha bo tebalina kye bayinza okuwa dufite gushima kuri mu mutima wacu naye balina okwebaza mu mutima gwabwe warakoze webale nnyo mazima kandi nawe Imana iguhe kado ate nawe mukama akuwa ekirabo eky'eggulu turagushimira rero bakwebaziza kuko watubereye umubyeyi mwiza wababeera omuzadde omulungi ujya utugaragariza urukundo tutabona oze obalaga okwagala urarenze ate ni nebisuka urwa Kristo kuko abaye wowe ntabwo wagashoboye njye nabivuze nyina ye yabigera ngo tuyishime ngasanga aje twagashimanya Imana pasiteri avuga ateka mubwire musumba n'agamba kamwishe naye mukama kandi kwitambubwira okwewayo kw'olina Imana izakurinda umubabaro mukama akwewaze ennaku uguye uba navuga guhangara kurama mukama akuwa obulangazi
ukuri Imana kuduhe umugisha mwinshi kama abakuwa mukisa munsi mwinshi